kurikira ikinamico ejo si kera dufatanye kubaka ejo heza h'umuryango wizihiye u Rwanda. Ejo si kera. Jado mwana wanjye urabona ibintu urimo koko wafunguye umuryango ntubona ko papa wawe byamurakaje arimo kwishima mu mutwe. Ese Ornera muzehe we yabiretse akigendera ntabona ko Jado ashobora kuba gihungabanye. Ariko misho nawe ntugashyigikira ibintu nk'ibi. Okay. Ariko kuko nk'ibi ni ibiki koko mana yanjye ni ibiki koko. Jado ngiye gufungura. Nufungura nahita nsohoka sizongera kumbona hano. Kumana. Ariko ubwo urabona udashaka kunteza papa koko. Okay urashaka gufungura? Okay fungura noneho. Ariko ubundi icyo cyumba Jado yagiyemo kurya umuntu atamukuramo n'ikihe? Ese waretse tukabireka tukagenda wenda tukazamuvugisha ejo mu gitondo. Mureke icyo ariko umva Ornella nyereka icyo cyumba. Jado fungura umuryango. Papa ntabwo mfunguye. Okay none reka nkumenyesha ikintu kimwe. Niwanga gufungura aka kanya ndaba ngukarabye ntuzongere kumfata nka papa wawe urabyumva neza? Urangara bakabiri. None urangara bakabiri papa. Generate yawe kukwita data igihe wafataga icyemezo cyo kumfungisha uri kubyumva? Ngo kugufungisha? Kumfungisha nyine. Narasaho narindi muri holiday. So wanjanye. Nagari wanyohereje. Ahubwo udatuma nicuza impamvu ntagufungishije. Hariya ni mu kigo ngororamuco. Gusa ndabona umuco ukiri wa wundi ahubwo bivuge neza papa bivuge neza ubirangize. Urumva bari kunjyana nk'imageragere sibyo ushaka kuvuga. Ariko papa wowe wigeze uba hari ahantu nkari. Igihe cyose maze hari ahantu papa nibagize ubyibuze urugero n'igitekerezo cyo kuza kunsura papa. Papa koko. Mama Ornella ngwino dutaye. Ntabwo nakwisigira umwana ameze kuriye. Kandi mbona ari wowe wamworoye. None se urarara ahangaha? Iyo umwana abaye ikirara urarekera. Mama mugende Jado ndamugumana nawe ndamumanaginga nta kibazo. Nyabuna ndakwizeye nihagira ikindi kibazo kiba rwose muduhamagare. Oya nta kibazo rwose kiza kuba mama. Ndabyizeye. Mwese muramuke. Muramuke. Uramuke anti. Mwana yanje. Jado ni ngewe fungura. Ni ngewe papa na mama bagiye. Fungura sibyo? Umva Jado ryamutuze kandi wumva uruhutse mu mutima sibyo? Jado ndabizi umutima wawe wuzuye amaganya menshi. Ndabizi pe. Uretse papa na mama natwe waraturakariye kubera igihe twamaze tumeze nk'abagutereranye. Jado. Byose murabizi. Mwese ko mwigize abamarayika. Mana yanjye. Jado hano niwe kirara muri uyu muryango. Mana we Jado basi reka nkwizeza ikintu kimwe. Jado ubu noneho turahari. Ntabwo rwose tuzongera kwemera ko hari icyaguhungabanya. Tuzagufasha kubaka ubuzima bwawe bushya. Safe jumba barakunsetsa rwose. Nuko ni ntabwo ari ugwenya. Kandi ubwo uri kugira ngo ndikukubesha. Mama wanje yatekeraga mu rusafuriya runini. Rungana ngamuvera indi batekeragamo mu bigo by'amashuri. Worakinisha abana 10. Hanyuma se ubwo babashije kwiga bate? Ngo kwiga. Yawe none umubyeyi uri hano yasetsa n'umuntu uvuye gutanyina. Wapaga kugira ngo imyaka 16. Data akakubwira ngo mvira mu rugo cyangwa ushaka umugabo cyangwa ushaka akazi. Numva bitari byoroshye rwose. Ariko ntugire ngo ikibazo gikomeye burya no kubyara abana benshi. Burya ababyara mu gihe ushoboye kubarera. None se wa neza yananiwe kurera neza atari umwana umwe. Neza se burya yahuye n'ibibazo. Nukundi mbonaga ari umukobwa wakuze neza. Nyine yakuze neza kuko nabashije kumurwanirira. None se kuko utabyara undi mwana kandi mbona gukiri muto. Mama wayiki kurize. Hanyuma se uyu munsi urataha kare? Nshobora gutaha ntinze uyu munsi mfite gahunda ngomba gutangiza. Kandi hari n'abantu dufitanye inama mu masaha akuze. None se kubera iki? Ko nifuzaga ko tuza kuganira ku kibazo cy'umuhungu wawe. Uravuga Jado? Undi muhungu dufite se? Umva nkubwire Mama Ornella. Ndakumenyesha ko umuhungu wawe Jado ubu namaze kumukaraba neza. It's over. Ariko ntiwavuga gutyo. Erega n'umwana wawe. Ariko umwana usebya akanyangiriza izina yarangiza kongera no kunsuzugura. Sinshobora kugira icyo nongera kuvugana nawe rwose. Erega buriya nabibonye ninjoro. Jado nta kintu kimwe arahindukaho rwose. Ariko utekereza ko ashobora kuba agifite ihungabana bitewe n'ibihe yanyuzemo bikomeye by'ibiyobyabwenge?
ariko se kuba bavayo bose nzi ko bavayo ari bazima si ikimenyetso cy'uko kabecwe ndeka toga kwanza ibyo reka tubyihorere ahubwo wibutse kubwira Ronera ya gahunda yo kuwa gatatu bamuzira bate kugobe ariko nayibonaga mama nanjye ejo bundi uzi ko bari bangongeye hano habura gato kagira inkuru rero noneho murabizi mama uzi impamvu nazindutse nza kukureba ubu ku kazi banyongereye inshingano kagira inguru we ubu byensitaye gute ne ubu ndi umuyobozi mbega byiza we hajya ma ndabona kubwiye ukuntu nderaga ishaba ubu ushatse kuvuga ko wabigizemo uruhare rero warahida ninjye wabikominitse na Jesus kugira ngo bamwongere bamuzamure muri poromosiyo rero komishone w'ukwezi uzamba izawadi abaye ntiwumva nawe bivuze ko umwana wanjye azaba umuntu ukomeye erega gukomera kwe ni ukwa kera ne zikarige nigeze kuja mu sakoshi ngasangamo ibandari ry'amafaranga arimo izungutukutukutuku gusa Serafi ibanga cyakoze nicyo wibagiwe nk'ubu koko wagiye mu sakoshi yanjye ugiye gushakamo iki ntabwo ari buri gihe nagiyemo rimwe gusa Serafi ujya ureba ibikureba cyangwa urashaka kuzatwiba njyewe ntabwo nibaga pe kuva naje kwa padiri bakamfata bakangubita n'ibyo amapera nahise ngizwe ingeso yo kwiba ntabwo ngibaga pe mbabarira ngaho komeza ugeze neza ku modoka maze uve muri ibyo bigambo byawe maze rero kandi neza mwana wanjye karame mama ubu ubwo ugiye mu yindi ntera ntigutere kumva ko ari bwo ugiye gukora utikoresheje ujye uharanira iteka kujya mbere kandi uzajya ubanira neza abandi ese neza ujya wibuka gusenga akira ngo yekonje gusebya babara rwose nta zindi nshaka gutya bakora filime ariko popcorn ariko rwose nawe ugira ibyawe koko hasi ni muri sinema ahubwo birarangiye imana ishimwe bite se kutishimisha nishima gute se kandi upinga ibikorwa byanjye ariko be nawe wishyire mu mwanya wanjye buriya koko iyi ni filime unyeretse ntuzi ariko wowe hari ibintu utazi ibiki se rindira nimara gushyira mu voice over uzabyumva voice over ni ibiki se urabona nka za filime tujya tubona kuri National Geographic haba harimo ikijwi gifungiye mu muhogo ukuntu hagurutya mbese intozi ikiremwa gitangaje uzibona zigendera ukagira ngo ntizifite gahunda ibyo ni ukwibeshya cyane ndagira ngo witegereze uyu murongo w'intozi witegereze ukuntu zigenda nk'iziri kuri parade ya gisirikare kabisa mani ibintu byawe birarenze kabisa wabibonye chance rero shaka kabisa tu buriya ne rero mama wawe musanzwe ni umwana mwiza ndanamukundaga cyane pe ariko ikibazo ni kuri akunda turuburaga buranja nibaza umunsi byajaguye turi mu nzu nzabyitwaramo gute maze rero reka nkubwire Serafi si byiza rwose gukoresha amagambo nk'ayakomeretsa kandi atesha umuntu agaciro urumva ayo magambo rwose ukoresheje si meza sinyakunze none se wamundi we ko nabuze ukuntu nabyita wandenganya koko buriya rero mu buzima nta kibazo na kimwe kibaho kitagira igisubizo kandi nubwo uvuga gutyo nakubwira udutekinike uzajya ukoresha akagaruka muri mundo ni ukuri ko Imana nje mbonaga ndazabishobora pe ariko uzi ukuntu buriya yagucanga imideri y'amajiga kamenagura sha ndakubeshe ibintu biba birakomeye ndago nzabiva humura uzabishobora ahubwo ari ikintu ndekereje ne ndakunda wazajana mama wawe Karayesi kari umusazi we ngo he Serafi uvuze ngo he Serafi n'undi munsi utazatinyuka kongera kwita mama wanjye umusazi kuko tuzahangana ariko rero naho urandenganyije ubu koko ni njenje nyine ubibonaga Serafina rero abantu benshi bishizemo ko abantu bose bajya Karayesi ari abasazi burya muri ibi bihe abantu basigaye bahura n'ibibazo byinshi bitandukanye bituma bajya kwivuriza hariya iyo myumvire yo kumva ko bajya Karayesi ari abasazi siyo Serafi ugomba kuyihindura ni ukuri ne urakoze kuri aya makuru mbaye abantu bakeneye gusobanukirwa neza bihagije pe kandi umbabare ndabwo nzongera urambabariye kandi rwose ugomba kuba uhari ukafasha kwakira abo bashyitsi
mbona ari wowe ubishobora. yo ni ukuri mama nari kuzaza ariko nyine mfite trip kuwa gatanu nijoro keretse ahari iyo biba kuwa gatandatu. Ubwo nta kundi nyine. Jado se ameze ati? Ameze neza nta kibazo. Muguhe se muvugane? Mume tuvugane. Yego mama. Mwana wa, waramutse ute? Naramutse neza mama. Ni amahoro noneho. None se kuwa gatandatu ntiwazaza mu rugo ko hari abashyitsi tuzaba twakiriye? Wazana na Mishu kuko numvise ngo Runere ntabwo azaba ahari. Mama ko numva Humura rwose nta biganiro byihari bizagirana na papa wawe. Nuguhura bisanzwe. Nushaka uzamufate nk'udahari rwose. Okay, mama ntacyo nzabitekerezaho nzakubwira. Ubwo se kuko ukeneye narangije kuvugana nawe? Murongera muvugane abantu kuko nanjye nashaka kuvugisha. Ko nawe da. Okay. Rero nyine Runera. Urabona nyine nibwo nyivariye ahantu. Nta kintu nyine nibitseho kabisa nawe urabibona. Nyine ubwo na nyine agatelefoni nyine nkareba ukuntu nasubira mu buzima busanzwe. Ibyo birumvikana ariko. Rero niba nyine byashoboka ukaba nyine umuhaye ako gatelefoni naba nyine nkakoresha mu buzima nyine nanjye nkareba nyine ko nagaruka mu buzima nyine bisanzwe nk'abandi bantu nawe urabyumva. Ese Jado sindi mushiki wawe? Ndabizi. Kuva kera se ntuzi ko ndi umuntu wawe? Ndabizi kabisa. Umuntu wanjye kabisa wa kera kuva zamani umuntu wanjye. Ewe rero mbabariro ndire Saturday nzazanye kuzaniye Dubai. Haba telefone zigura make kandi nziza. Ndashaka kuzakugurira smartphone y'ubwenge. Urumva? Ntiwumva se kabisa. Ubundi ujye utambuka bagire ngo mbe uvuye i Burayi. Ndakuzi nawe. Kuko se ngaceka none ndakwemera wowe. Ariko ame uzahora untesha umutwe kuzageza ryari koko? Ariko koko Sylvain ubu wavuga ko ngutesha umutwe ne nkugize nte? Ubu rero ugiye kunsukanuraho amagambo ndaza gufata agahenge ari uko icyaka kigiye kumbirindura. Mvuye uba wahereye. Ariko Sylvain kugusaba kumfasha kurera abana bawe ni kosa koko? Ahubwo nge mbona uri nk'inkungu zahari. Kwirirwa untongera simahira abana sinambika abana singirane wowe wabikoze ntabwo uri nyina. Ese uretse tugafatikanya bizagutwara iki Sylvain? Erega nge ibyo nibyo nanze. Ibyo guhora unsuzugura ukampa inshingano nkaho ndi umuyede wawe ukaba umufundi. Bamaye akazira. Ariko se ubushobozi buburute koko ufite imirima nubwo nayo ugiye kwimara uyigurisha. Ahubwo icyo kintu urasheho reka bari cyo nitsitsaho ame. Niko imirima narayishatse iri hariya. Wayihinze nta mbaraga ufite. Kugira ngo ninjye kwirwa menura mu ntabire ko ngiye mba mfite akazi kanjye we wajya ujya mu murimo ugakora kawe. Nta soni. Akahe katagira icyo kinjiza se? Nako kinjiriza akaba ari wo karama we. Ame buriya se wowe untanze ntabwo ari ukaza ngo Sylvain urajya he? Sylvain garuka dore umuyobozi araje. Garuka Sylvain garuka ese wagarutse bakadukiranura Sylvain. Ko Sylvain yumvise abayobozi n'abaturanyi baje akiruka mu gihe Ami nawe yarazi yuko baje kubunga. Kera kabaye neza akaba yemereye Sarafina ko mama afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Jado we nyuma yo kuva mu kigo ngororamuco akaba atari gucana uwakana se ibi bizagenda bite? Nta kundi aya matsiko yazashira uretse kuzakurikira igice cy'ubutaha. Ntimuzacikwe. Ni buri wa kane saa 2:15 z'umugoroba kuri Radio Rwanda. Ikinamico Ejo si kera muyitegurirwa na Zacu Entertainment mukagezwaho n'umuryango Imbuto Foundation n'abafatanyabikorwa bawo.